Yesu nashimwe bene data, dushimiye Imana nanone ko twongeye kuba tugihumeka umwuka w'abazima, Imana ikomeje kuturinda, Imana ikomeje kutwitaho, ni Imana y'urukundo, ni Imana y'imbaraga, ni Imana ikomeza kuturinda. Tugiye kuganira nanone ijambo ry'Imana, mugiye kuba Ntagandashyaka Robert. Wowe uri kumva kino cyigisho ujya ukanda like, nanone tange comment kugira ngo tubone ko tuba turi kumwe. Imana ikomeze ibahe umugisha. Mureke dutangire dusenga. Nyagasani Imana yacu, turagushimye turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye. Witwa Jehova, witwa Adonai, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'urukundo. Turagushimye turaguhimbaje kubw'uno munsi tugejeje uno munsi twihumeka umwuka w'abazima. Turagushimiye kuba waturinze, turagushimiye kuba wakomeje kutubaho. Ishimwe ni iryawe, icyubahiro cyose ni icyawe. Uwiteka ariko ubanze tweze dutunganye, utwezeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo. Ubane natwe muri kino cyigisho, imbaraga zawe zikomeze zitubeho, umwuka wawe wera akomeze atuyobore, dukomeze dufashwe nawe kandi dukomeze tuyoborwe nawe. Komeza twiteho kandi ukomeze udufashe muri byose, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen, amen. Tugiye nanone ijambo riri mu byahishuwe, nk'uko mu cyigisho cyashize twabivuganye yuko twe twaribonye ku mazi y'ubugingo, ariko noneho tugiye kureba ku giti cy'ubugingo. Igiti cy'ubugingo twari twabonye yuko mu byahishuwe 22 ibice 22 umurongo wa 2 aratubwira ngo rutembera mu nzira nyabagendwa urwo ruzi. Hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, cyera imbuto z'uburyo bumwe uko ukwezi gutashye. Ibibabi byacyo byari ibyo gukiza amahanga. Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Haleluya. Nk'uko tubibonye hano ngo hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo bwose. Hari igiti cy'ubugingo. Kino giti cy'ubugingo nanone handi twongera kukibona, kongera kukireba mu ntangiriro. Ahangaha tukibonye mu byahishuwe, ariko mu ntangiriro hari aho naho bakivuga. Mu ntangiriro iyo urebye mu gitabo cy'intangiriro ku murongo bice bitatu ukareba ku murongo wa 24 haravuga ngo nuko yirukana uwo muntu, kandi muri urwo mu ruhande rw'iyo ngobyi yo muri Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yaka umuriro izenguruka impande zose, ngo ibuze inzira ijya kuri icyo giti cy'ubugingo. Bivuze mu ntangiriro hatwereka ko muri Edeni harimo igiti kimenyesha icyiza n'ikibi, hakabaho n'igiti cy'ubugingo. Iki giti cy'ubugingo Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, Imana yabirukanye muri Edeni kugira ngo batazakiryaho, kugira ngo batazongera kukibonaho. Ariko se nanone icyo giti kimenyesha icyiza n'ikibi ni iki? Abantu benshi bivugira ibyo abantu bashaka, bamwe bagatekereza ibindi, ariko iyo tugiye kureba tubona ko igiti kimenyesha icyiza n'ikibi twavuga ko ari Satani. Bitewe n'iki? Ko Satani niwe warakoze icyaha. Satani niwe wari uzi icyiza n'ikibi. Satani yari yaraciwe mu ijuru bitewe n'uko yakoze iki? Yigize ubwibone imbere y'Imana, Imana iramuca. Niwe wari umaze gukora ikibi cya mbere mu isi itararema. Satani niwe wakoze ikibi cya mbere, niwe wari uzi icyiza n'ikibi. Nta kindi kiremwa cyari kizi icyiza n'ikibi usibye Satani. Rero imbuto bariyeho, bumvise uburiganya bwa Satani, bumvise ibyo Satani abariganya. Kuko iyo usomye ijambo ry'Imana ritwereka yuko ubutumwa bwiza bwa Matayo bitwereka yuko 10 umurongo wa 10 atwereka yuko, ndumva ari muri Yohana ibice 10 umurongo wa 10 atwereka yuko Satani nta kindi kimuzana keretse kwiba no kurimbura. Bo nta kindi Satani se muri uburiganya. Satani niwe se uburiganya, niwe uriganya. Nawe yariganyije Adamu na Eva, arabariganya, arababeshya. Niyo mpamvu bumvise amagambo ye. Ariko tuje kwivugira ku giti cy'ubugingo. Igiti cy'ubugingo twavuga ko ari Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe giti cy'ubugingo. Yesu Kristo kuko yaravuze ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, nta ujya kwa data ntamujyanye. Bivuze ngo Yesu Kristo niwe giti cy'ubugingo. Niwe giti cy'ubugingo, niwe dukwiye gusoromaho imbuto y'ubugingo. Nta wundi twasoromaho imbuto y'ubugingo. Nta kindi cyazatujyana mu bugingo buhoraho usibye Yesu Kristo. Kuko nawe yarabyivugiye, niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Bivuze ngo rero nta kindi kintu cyatujyana, nta kindi giti cy'ubugingo atari Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe giti cy'ubugingo. Haleluya. Rero niwe giti cy'ubugingo cyera imbuto nyinshi, gihora cyera imbuto
gihora cyera imbuto igihe cyose. Kandi nanone hano muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 4 atubwira ngo muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Muri we harimo ubugingo, kandi ngo na cya giti niyo giti cy'ubugingo. Nanone hano muri Yohana aratubwiye ngo muri we, muri Yesu Kristo niho harimo iki? Ubugingo. Muri we harimo ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Haleluya. Muri we niwe bugingo kandi muri we harimo ubugingo. Muri Yesu Kristo niho harimo ubugingo kandi ngo ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Haleluya. Ubwo bugingo buri muri Yesu Kristo kandi ubwo bugingo buriyeho nibwo uhindukira iki? Umucyo, nawe bikarangira ubaye umucyo. Haleluya. Bivuze ngo rero nta yindi mbuto dusoroma kuri icyo giti usibye imbuto y'ubugingo. Igihe cyose ugiye kuri Yesu Kristo, igihe cyose wemeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uburiye ku mbuto ye, ubumwemeye akaba mu buzima bwawe, ubumusoromyeho imbuto y'ubugingo igihe cyose umwemeye. Ariko igihe cyose usoromye ku mbuto umenyesha icyiza n'ikibi, uburiye kuri Satani, niyo mpamvu upfa, niyo mpamvu uva ku Mana, niyo mpamvu utakaza ijwi ry'Imana, niyo mpamvu wihisha Imana, kuko wariye ku kibi. Ariko iyo uriye ku giti cy'ubugingo wongera ukagirana connection n'Imana, wongera ugahuzwa n'Imana. Rero babandi mwajyaga mutekereza biriya ngo Adamu na Eva bakoze iki? Bumvishe uburiganya bwa Satani. Satani yarabariganyije ababuza kumva ijwi ry'Imana. Niyo mpamvu babonaga Imana bakihisha. Niyo mpamvu Imana itongeye kubavugisha. Imana yabirukanye imbere yayo. Imana ntiyongereye kubagenderera kuko ubwiza bw'Imana bwari bwamaze kubavaho, connection n'Imana yari yamaze kubavaho. Ariko nanone iyo twebwe turiye ku mbuto ya Yesu Kristo, twongera kugira ubusabane n'Imana, twongera twongera tukaba abana b'Imana. Cya kindi Adamu na Eva bari baratakaje, twongera tukakigaruza, tukongera tukaba abana b'Imana. Haleluya. Turongera tukaba abana b'Imana, tukaba abana b'ubugingo buhoraho, tukabona ubugingo buhoraho. Nanone iyo usomye hano, iyo usomye handi navugaga ngo Satani niwe muriganya, iyo usomye muri Matayo, Yohana 10 umurongo wa 10 aratubwira ngo umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone ubugingo bwinshi. Haleluya. Hano muri Yohana ibice 10 umurongo wa 10 zitwereka ko Satani nta kindi kimuzana ngo keretse kwiba ndetse no kurimbura no kwica. Yibye Adamu na Eva, amaze kubicara barimbura, atuma batakaza iki? Ijwi ry'Imana, atuma batakaza iki? Ubusabane n'Imana bagiranaga n'Imana. Ngo ariko Yesu Kristo nta kindi cyamuzanye, ni cya giti cy'ubugingo. Ngo we yazanye kugira ngo tubone iki? Ubugingo bwinshi, ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Yesu Kristo nta kindi cyamuzanye, ni ukugira ngo tubone iki? Ubugingo bwinshi kandi buhoraho. Haleluya. Kandi nanone uri kuri Yesu Kristo, Yesu Kristo nanone hano iyo urebye muri Yohana ibice 15 atwereka ko ari we muzabibu w'iki? Muzabibu w'ukuri. Uyisomye muri Yohana ibice 15 atubwira ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data niwe nyirawo uhingira. Ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahanga yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Haleluya. Bivuze ngo iyo ugiye kuri Yesu Kristo uhita uba ishami ryiwe, nawe uhita uterwa kuri icyo giti. Haleluya. Ngo nyiri uwo muzabibu, nyiri icyo giti ni Uwiteka. Uwiteka niwe ugikorera iki? Niwe ugihingira, niwe ucyitaho. Iyo amaze kucyitaho, ngo iyo uriye ku ishami ryose ririho, iyo umaze kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uba ishami rye, uba umaze kuba kuri Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe ukugaburira byose. Ahangaha iyo ukomeze kuri gatatu tubwira ngo none mumaze kwezwa n'ijambo rye n'abambo yababwiye. Rya jambo yatubwiye rirakomeza rikatweza, tugakomeza kuba kuri Yesu Kristo. Haleluya. Iyo uteze imbuto nziza agukuraho, ariko iyo weze imbuto ngo iryera imbuto ryose aryanganyaho amahanga yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. Iyo weze imbuto aho urushaho kukweresha imbuto, ugakomeza kwera imbuto nyinshi kandi wera imbuto zihoraho, ntago zivaho. Rero mwe bene data, yari icyo nagira ngo tuganire, nuko tutakomeza kugendera mu buyobe ngo bamwe Adamu na Eva ngo icyo bakoze ubusambanyi, ngo bakoze ibiti, bariye ku mbuto itariyo, bumvise amagambo atariyo, bumvise uburiganya bwa Satani. Nkuko twabonye ko umujura
umujura nta kindi kimuzana keretse kwiba no kwica ndetse no kurimbura. Yabibye mu bitekerezo byabo, abigisha izindi nyigisho zipfubamye, abereka ko Imana iyo yabariganyije kandi ari uri kubabeshya. Satani nawe igihe cyose nta kindi azana nacyo usibye kuturiganya, kuko niwe se w'ibinyoma. Haleluya, Imana ikomeze idufashe cyane. Satani waratwiba, rero icyo mubwira ujye wirinda ko akwiba, ahubwo icyo musabye, ngwino ujye kuri kino giti cy'ubugingo, ngwino wegere Yesu Kristo, ube ishami rye, ugabe amahanga, wera imbuto, kandi imbuto zikora iki? Zihoraho. Haleluya. Satani ntakabariganye. Satani araturiganya, akatwereka ibyanditse, akatwiyumvisha uburyo bipfuye. Igiti cy'ubugingo ni Yesu Kristo, niwe giti cy'ubugingo, kuko twabonye ko nta kindi cyamuzanye, nta handi ubugingo buri muri we, ubugingo buri muri Yesu Kristo. Nta wundi ufite ubugingo, nta wundi ubugingo twabuboneramo usibye Yesu Kristo. Haleluya. Nta wundi ubugingo twabuboneramo usibye Yesu Kristo. Niwe cya giti cyari kizitiye, ariko Imana yaragifunguye, buri wese yemeye kukiryaho kugira ngo abone ubugingo. Nta kindi tugiryaho, ni amagambo ye, nuko dukomeza kumva amagambo ye, kuko ngo amagambo ye ngo none mumazwe kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Haleluya. Iyo umaze kwezwa n'aya magambo atubwira, iyo tumaze kurya kuri ya mbuto ye, tukumva ya magambo atubwira, ngo tuguma muri we nawe akaguma muri twebwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku mizabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri njye. Nutaguma kuri Yesu ntabwo uzera imbuto. Rero mugume kuri Yesu kugira ngo imbuto zanyu zihoreho kandi zibe nyinshi. Imana ikomeze ibafashe cyane, Imana ikomeze ibarinde. Mureke dusoze dusenga, Imana ikomeze kubaha umugisha. Nyagasani Imana yacu, turagushimye, turaguhimbaje. Uri Imana nziza, uri Imana nzima, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye byinshi duhishuriye. Uwiteka, turagushimira ko twaduhaye cya giti cy'ubugingo, twebwe tukaba dufite amahirwe yo kugisoromaho. Reka Uwiteka ukomeze dusoromeho imbuto, dukomeze tuzirye, kandi dukomeze Mwami Imana yacu twandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi tuzaba ari mu bwami bwawe, aho tuzabaho nta mihangayiko, aho tuzabaho nta gupfa, aho tuzabaho ubuziraherezo tubana nawe, duhora tukuramya Mwami. Komeza ushime kandi ukomeze uhabwe icyubahiro. Waretse na n'umuntu utarakwakira, reka umutahire umutima wiwe, ube mu mutima wo uteremo imbuto yawe. Ukomeze udufashe kandi ukomeze utwiteho, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen, amen. Mukomeze mugire amahoro y'Imana, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom.